kabisa. Nivugo z'abayumva ariko numva ndanezerewe. Aranda zamukora muze gufunzwa ni. Numva ndanezerewe. Rusi Igice cya mbere umurongo wa 16 manukenda ndabwira kubwira abakristo. Rusi aramusubiza ati Winyinginga kugusiga bakakumbaza kugusiga no gusubira ngo ndeke kugukurikira kuko aho uzajya ariho nzajya kuko aho uzaje niho nzaje kandi aho uzarara niho nzarara ubwoko bwawe buzaba ubwanjye imana yawe n'izaba imana yanjye kandi imana yawe izaba imana yanjye aho uzagwa niho nzagwa bahama kandi aho uzagwa niho nzagwa bahama nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu Uwiteka azabimpore ndetse bikabije abonye yuko bamaze kujana nawe arerera kubimubwira bombi barajyana tukoma ijambo ry'Imana abonye ko bamaze kujana nawe arorera kubimubwira. Tukagana ijambo rivuga ngo minota 10 cyangwa 8 isigaye. Tukagana ijambo rivuga ngo kumara amasa kumasha dusoma amagambo y'Imana mu gitabo cya Yohana. Uyu ni umugani Yesu ari kubwira abigisha. Ntabwo Yesu yagendaga akabwira abantu akababwira amarenga, ariko iyo biheraga n'abigishwa hari amagambo yamubwiraga yumvikana. Arababwiraga akababwira ko ashyira imigani. Nibwo yasaga bari kumwe abigishwa baramubwira ati data tubwire ingene twosenga. Anamuuliza Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, bali tuokoe na ule mwovu, kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Baba ashashike tumugoni kutofuza ukuri kandi data ni nyirawo. Ishami ryose ryari muto hasabwa kuribagare kugira ngo urusheho kwera kandi itera nake data agira umupanga azaritera. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Agira umupanga. Kera ibasha abantu baje gutandura umurimo, hari kugenda kubera bigora ko uzahetse urebe cyese mbere ugishe kwizanira abana cyangwa se ushobotse nyine vuga mwanahize baragenda basanga ikigori cyabaye ingumba cyangwa cyabaye ifuma kagiteruka kikura ku bindi kugira ngo ibindi biheke neza. No mu mwana ni mu mwana Imana zikenera ngo tubeho kugishaka kandi kimana ishaka. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Haleluya. Imana ikihora ishaka buri munsi. Impamvu twaje kubwiriza hano muri Kenya, impamvu mu Shiruma babwiriza, impamvu muri mu Buholandi babwiriza, ni ukugira ngo tuzobana n'Imana mu bwami bwo mu ijuru. Nta muntu Imana yifuza ko yozoje bashitani. Umuntu wese Imana izigenda yihamagara bavuga ubutumwa ati mwene mutabare n'abari batarumva n'abari bakiri muri biri bari mu bahamagara ndashabakira. Hari kweza ku munani biyatubwira ngo ikisa kinezeza data umugomba kwera imbuto. Ese uvuga ngo se Kristo azabera imbuto gute? Nasinze haruguru ko ndagenda nadushaka kugira ni umuntu kwera imbuto gute? Kandi Kristo so twera imbuto z'imirimo myiza, kabana n'abandi neza, icyo batetse ukagisangira n'abandi, ihuza ufite ukayisangira n'abandi. Bibiri zitubwira amakuru ya Dorukasi. Ngo Dorukasi ari umugore ugira imashini yo kudoda, yagira imashini yo kudoda, ngo akabona akana kifuza gatambutse gafite akabutura gashamitse, ngo Dorukasi kagapimisha amaso akamenya size yako, ngo agateranya udutebe twasagutse ku maribari akaduhuza kakaba kabutura, akanda
akambara papa mukanga akambara ukavuga ngo ndabereweho dore ukaza kavuga ati ndaberewe papa kimone mama ko nta mafaranga afite ati uza amafaranga ariko igendere Amen. akabona umupfakazi utowe akabona ibati igisate igitenge cy'umunsi bano bamagana ukuntu baza bambara amahuzu kiri bakunda kuribika bagira utundi tuntu bazagenda bameneje akabona ibintu bikimeze neza umuntu hano ukuntu n'uwo iri bara ryarashize arabasonesha n'inzu y'umufuko akabyitegereza mukaza akavuga ati basi reka ngaragaze wa mugore ndebe modere ni umugore nazizi kamuye yamuhamagara ngo bamupime yaragira ijisho ryo kugira neza umuntu uzi kugira neza aza amenya ibiri gupima umuntu uzi kugira neza aza amenya ibiri kwiriye abandi ariko umuntu ugira umutima mubi ntazi amenya ibiri kwiriye abandi niyo agiye gutanga aza atanga yayidoga umwana amaze gukora neza umwana amaze gukora neza kuri ku isi turabimukiye umunsi umwe nari mu kavu twagiye dutarama ku mafungo y'iminsi 3 twihishe twumve nk'uko n'umunyamahanga ubona meze nabi ariko si meze nabi ubu wanjye urakomeye kandi meze neza umutima waje ureba turi mu mafungo twihishe tuja kugira neza ahantu hantu Imana ari dutumye ngo nimugende muje gusenga n'umwana w'umushika umaze imyaka 7 baravuje byaraniranye turazamuka dushike aho twari tugeze dusenga uwo mwana arakira ariko akawundi muntu ufite umutima mubi atubwirana usugira neza kuko umunsi umwe ibyo ukora umunsi umwe uza kuguha ibyo ubiba n'ibyo uzosanga kandi ibyo dukora sabiyekere n'ijuru tuzobisangayo n'abana bacu bazobisanga uzi ukora ikintu uvuga ngo se igimpamvu abana banje bazobaho par exemple nitegereza kabuye ntigeze yubaka izagirana kabuye ntiyubatse izagirana kandi kabuye nakwitangiye amateka yakasa wiri umugore ngo jewe nifa uzobaho neza kuko yarazi ikintu yarateye yarazi igiti yari yarateye uzaga gutera igiti cyiza mu rugo rwawe ukuremo igiti kibi ukuremo ibisusa ukura isusa mu bana ukuremo ishisha ukuremo ibishumbi uzuhanga abandi wowe n'upfa bazubaho umubiri mfite amapfa ariko tegereje nizeye bazazanira undi mubiri usanga uwazukane kabla amaze gupfa kubera ibintu igiteye yarateye nishoge abantu biyihuje bamakwera ukuntu kabuye yakoboye Imana bariteranya mukakabuye atuye mu nzu ntabazi ukora n'Imana nta muntu wagize neza babeho nabi nta muntu wateye igiti cyiza mu rugo rwiwe icyo giti cyumwe nta muntu wateye igiti muri Yesu Kristo nta muntu wateye igiti cyo kugira neza nta muntu wateye igiti cyo kwandika abandi bantu ngo yabamuze unabasha umuryango wawe n'icyo gitekerezo usanga kuri bakizana ni ukuri kw'Imana ari uri amakuru totera rumwe kuzamurira tabita bakapima umugore akamukura size akamusomera akamenya ko kari mubereye akamuhamagara mu runaka ngwino hano nyambone ni example tazi nyambone ku mugoroba uca mu rugo ndagukeneye mukabwirwe akamuhamagara nyambone kakaza tabita nikakeneye bakaza bashaka kugarura za kwitegereza naje gusanga ibari mu kwambara umukozi wa disoni barashaka muri dashira iriho n'inyuzi z'umufuko none ga giri ibari mu kudoda n'ihuzu genda usambara muri neza aho fakaza kamugetse none ko tafaranga afite so kuchima huzo zogira kabla tiyo genda ifaranga genda we kusagenda Imana kugereza bakamusigirisha mufakaza kagenda babito amara maze kugaragaza kandi gukora neza biragoye ariko uzugerageza gukora neza muri dufite uzubiba nijya kubiba
ikintu